Iyi ni Cooking Fame, tubaye ikaze. Amateka tubwira ko mu myaka ibihumbi bine ishize muri Mesopotamiya havumbuye igihingwa gitangaje cyane, aricyo tungurusumu. Tungurusumu abenshi dufata nk'ikirungo gisanzwe gihumuza ibyo kurya. Hashize igihe kitari gito Abayapani, Abegiputa, Abashinwa ndetse n'Abaromani babona tungurusumu nk'umuti w'indwara nyinshi kurusha uko bazibona nk'ikirungo. Uyu munsi amatsiko nashire kuko kuri Cooking Fame turakuvira imuzi n'imuzingo imbaraga n'ubushobozi iki gihingwa gifite mu guhindura ubuzima bwa muntu. Mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu, reka tubanze dushimire abakomeje kutwereka ko mudukurikirana, abakoze subscribe ndetse n'abakomeza kutwereka ko mudukurikira. Abatarakora subscribe nabo reka tubashishikarize gukora subscribe kugira ngo mutazajya mucikwa n'ibiganiro byiza tubagezaho. Mbere yuko tuvuga akamaro tungurusumu ifite ku buzima bwa muntu, reka dutangire turebera hamwe intungamubiri tubona muri tungurusumu. Tungurusumu mbisi dusangamo vitamine zitandukanye, harimo vitamine B1 ariyo thiamine. Iyo ngiyo ikaba idufasha mu kongera imbaraga mu mubiri wacu ndetse no kurwanya diyabete. Muri tungurusumu kandi dusangamo vitamine B2 ariyo bita riboflavine. Iyo ikaba ifasha impyiko zacu gukora neza, amaso yacu akareba neza ndetse n'uruhu rwacu rugasa neza. Muri tungurusumu kandi dusangamo vitamine B3 ariyo niacine. Iyo ikaba ifasha mu kugabanya umuvuduko uri hejuru w'amaraso, ikadufasha kandi mu gukora neza ku bwonko bwacu. Tungurusumu kandi dusangamo vitamine B5. Iyo ngiyo ikaba ifasha umusatsi wacu gukura neza, amaso yacu akareba neza ndetse n'uruhu rwacu rugasa neza. Ikindi kandi ikaba idufasha nanone mu kumera neza k'umwijima. Muri tungurusumu kandi dusangamo vitamine B6. Iyo ngiyo ikaba ifasha umubiri wacu mu kwirinda anemia cyangwa se kubura kw'amaraso. Muri tungurusumu kandi ubushakashatsi buvuga ko dusangamo folate, choline ndetse na vitamine C. Iyo vitamine C ikaba idufasha mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri wacu. Kuko tubikesha ubushakashatsi bwakozwe, muri tungurusumu dusangamo imyunyu ngugu itandukanye. Harimo calcium, dusangamo iron, magnesium, manganese, phosphorus, potassium, sodium ndetse na zinc. Tungurusumu kandi zifitemo ibyiza byinshi byagera ku muntu wazikoresheje. Reka dufatanyirize hamwe kureba akamaro tungurusumu zifitiye ubuzima bwacu. Nk'uko tubikesha Dr. Amy Richter, impuguke mu by'ubuzima ndetse n'imirire, avuga ko tungurusumu ari umuti ukomeye w'indwara zitandukanye, harimo ibicurane ndetse n'inkorora. Niba ubyutse ukumva ufite ikibazo cy'ibicurane ndetse n'inkorora, biroroshye, ni ugufata tungurusumu 2 ukazihekenya, hanyuma ubuzima bwawe bukamera neza ubyumva. Tungurusumu kandi nk'uko tubikesha ubushakashatsi bwakozwe, bavuga ko ifasha mu kugabanya umuvuduko uri hejuru w'amaraso. Indwara z'umutima ndetse na stroke ni kimwe mu kibazo gihangayikishije isi, ndetse n'indwara zihitana umubare w'abantu benshi muri iki gihe. Kurinda ubuzima bwawe rero ni iby'ingenzi. Igisubizo ni kimwe mu kwirinda izi ndwara: fata tungurusumu 2 ku munsi. Kuko tubikesha ubushakashatsi bwakozwe kandi bwerekanye ko gufata tungurusumu bigabanya cholesterol mbi mu mubiri.
bityo bikakugabaniriza ibyago byo kuba warwara indwara z'umutima. Tungurusumu kandi zirimo antioxida. Iyo antioxida ikaba ifasha mu kurinda utunyangingo tw'umubiri wacu kwangirika, ndetse ikanadufasha no mu buryo bw'imitekerereze. Tungurusumu kandi ubushakashatsi buvuga ko yagufasha mu kubaho igihe kirekire. Birumvikana ko niba tungurusumu yagufasha mu kwirinda indwara zitandura nk'imitima ndetse n'ibindi, ntabwo bitangaje kuba twavuga ko tungurusumu yagufasha kubaho igihe kirekire. Niba wifuza kuramba rero, nahawe ni ugufata tungurusumu, hanyuma ubuzima bwawe bukamera neza, ukabasha kuba wabaho igihe kirekire. Ubushakashatsi kandi buvuga ko tungurusumu ari byiza kuyikoresha ku bantrete ndetse n'abandi bakora siporo zivunanye, kubera ko ibi bizabafasha mu kuba batafatwa n'indwara z'umutima igihe bakora izo siporo. Ubushakashatsi kandi buvuga ko gufata tungurusumu ari byiza kubera ko bidufasha mu kuvana uburozi mu mubiri. Ku munsi duhura n'ibintu byinshi, turya byinshi ndetse tukanywa byinshi, ariko hari igihe twisanga twanyweye uburozi cyangwa se twariye uburozi. Kuvana ubwo burozi mu mubiri rero nta kindi bigusaba, ni ugukoresha tungurusumu. Nk'uko tubikesha ubushakashatsi bwakozwe, bwerekanye ko tungurusumu ituma amagufa akomera ndetse amera neza, cyane cyane ku bagore, kuko ifasha mu kongera umusemburo wa estrogene mu mubiri. Tungurusumu kandi wazikoresha mu mafunguro agiye atandukanye, bityo zikongera uburyohe ndetse n'impumuro nziza ku mafunguro yawe, ukabasha kuba waryoha. Icyitonderwa, reka tubabwire ko niba ufite ikibazo cyo kuva, ntabwo ari byiza gukoresha tungurusumu mbere y'uko uhamagara muganga wawe ugukurikirana, akabasha kuba yakugira inama. Ubushakashatsi kandi buvuga ko umuntu mukuru atagomba kurenza garame enye ku munsi za tungurusumu mbisi. Tubibaze mu buryo buri muntu wese yabasha kumva, ni udutungurusumu 2. Ntabwo ugomba kuturenza ku munsi. Tubabwira ko gufata tungurusumu nyinshi atari byiza ku buzima bwawe. Ubushakashatsi kandi buvuga ko hari abantu benshi bakunze kugira ikibazo cya allergie kuri tungurusumu. Niba uzi neza ko rero uri allergique kuri tungurusumu, ntabwo ari byiza kuzirya. Mu kiganiro cyacu gitaha tuzababwira uburyo wafata tungurusumu ukazivanga n'ibindi bintu bitandukanye, bikarushaho kukugirira umumaro. Reka tubashimire ko mwakomeje gukurikira iki kiganiro cyacu, kandi dushimire abakomeje gukora subscribe ndetse n'abakomeje kuduha komenti. Tubibutsa abatarakora subscribe ko muri gucikanwa n'ibiganiro byiza tugenda tubagezaho. Turabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda.